Ubwo rero igihe cyaje kugera nk'uko babivuga Gasheri aza kunsaba mu muryango wacu baramuma aza kunsaba yari umukene numvaga nzashaka umugabo ukize kuko wacu twari dukennye kugira ngo nzagire ikintu nzamarira iwacu ariko siko Imana yari yabishatse muri uwo mwanya uko dutekereza cyangwa se uko twibwira ntabwo ari uko Imana yo mu ijuru yibwira yo itureberera ireba imbere hazaza niyo dutekerereza ubukwe bwaje kuba ababyeyi baranshingira njyana n'umugabo wanjye turagenda twiga amashuri y'ubukene amashuri y'inzara twibitseho nzayimana nzakugirira neza nzabagirira neza Imana igenda iduha amasezerano haleluya abantu mubeshejweho na nzayimana munerere haleluya nzayimana yaradutunze njye n'umutware wanjye twarakundanaga bimwe nashobora kubasobanurira umunsi ku wundi twabwiranaga twavugaga ko dukundana nkamubwira Shiri ndagukunda nawe akansubiza ndagukunda umunsi ku wundi n'umunsi ataha twarabibwiranye ava muri uno mubiri turatsindagizanya 2019 nibwo twabonye neza y'Imana muri corona muri covid aho tudakeka ibisubizo niho Imana yo ibikura ahantu hatari inzira niho hahandi Imana ica inzira haleluya muri covid Imana yadukoreye bikomeye nibwo twatunzemo imodoka ebyiri muri covid nibwo Imana yatwubakiyemo inzu ya miliyoni 100 iwacu ntabwo hasuzuguritse ntabwo hasuzuguritse Imana yajya kwitubwira tukagira ngo ni inzozi tukagira ngo turarota twabaga mu nzu y'icyumba na saro kwishyura ari ibibazo tubiri 15,000 tuburara turya inyama zo ku mifungo nkiyita nkanywa spadipu njya kubyara nkataha n'amaguru twahuye n'ubuzima ariko Imana iza kudutabara nta myaka 3 yarishize Imana idutabaye turi mu nzu yacu turya ku manywa na nijoro Imana ishobora kunyambika bazi ya 200 siperi ya 200 isakoshi nifuza urukweto nifuza ariko yari umuteguro w'Imana uko mbitekereza yagira ngo umugabo wanjye atahe nta deni na ritoya imufitiye ndashimiye Imana muri urwo rugendo rwose ko yadushoboje tugakora umurimo w'Imana neza bari abana bavuye ahangaha harimo 4 tutabana ariko twashingiye abandi bose twabareraga biga imyuga harimo biga muri interna muri université no muri primaire nabo twari tubafite ndabinginze muzambere hafi abana nanjye muzambe hafi
muzadushyigikire ndabibasabye. Icyumweru cya nyuma Sheri ajya gutaha yitaba Imana, nagizemo ibihe byinshi cyane byo gusenga, nawe yagizemo ibihe byo gusenga. Hariya yakoreraga Kamuhoza ni ibature ya nyuma y'icyumweru apfiriyemo, murabizi yarabikoze, yari abizi ko ari umugeni kandi nanjye ntari mbizi. Mbese Imana yaramuteguye bihagije. Gusa icyo nababwira, yari umugabo mwiza, uca bugufi, ukunda abantu, ukunda Imana, utishyira hejuru, wemera no guhanurwa abantu babana nabo, babanaga nabo umunsi ku wundi. Abenshi barabizi, yubahaga bimwe biteye ubwoba, yubahaga n'umwana mutoya yamwubahaga. Ajya gutaha rero mu cyumweru cya nyuma ku wa gatatu, nagiye gusenga kuko yitabye Imana ku wa kane. Navuye gusenga njya kwirirwa kwa mama, ndi mu masengesho Imana irambwira ngo iteguye urugendo rwihuse cyane, ariko yongeraho ijambo ngo kandi rw'umugisha. Ikindi cya kabiri irambwira ngo hari ubugingo ifashe ikuye ahantu ibuteretse ahandi. Imvugo y'Imana iratangaje mwa bantu. Ubwo muri uwo munsi niriwe nacitse intege, murabyumva. Naje kuva mu rugo mu masaha 9 njya kumutegurira kugira ngo ajye kuzana abo bashyitsi bari baturutse Bugande, aho yakoreye impanuka. Bari bavuye hanze muri Amerika baca muri Uganda. Abo bose uko bari bane bose barapfanye bitabye Imana. Donati niwe wapfuye bwa nyuma, nawe tuzamushyingura ejo ku wa kane, ejo bundi ku wa kane. Ubwo yagiye amahoro muri Uganda, agiye kuzana abo bashyitsi bari baje kudusura. Twagombaga no kujyana, ndavuga se abashyitsi baraza babura umuntu bakira, nigira mu gikoni ndateka buri kimwe cyose. Bari hafi kwambuka umupaka barenze mu mujyi, arampamagara yishimye ati Sheri ngafora ikintu muramukazi wakuzaniye, ngo ntabwo ndakabati ndabivuga. Bose bari mu modoka basekera rimwe, ahita avuga ngo uzi ko bakuzaniye amafi. Yari azi ko nyakunda. Arambwira ngo reka ngusunikire akantu kuri fone wongereho, hari ikindi kintu yambwiye ko ngomba kongeraho. Icyo kintu nacyongeyeho, negura ameza, abana bari bakiri mu gikoni. Arambwira ati ubu nsigaje amasaha 3 ngo mbe ngeze aho ngaho mu rugo n'abashyitsi bacu. Saa 3 zikubisemo, saa 4 nabaraga ko saa 3 n'igice ariko bagomba kuba bangezeho. Saa 4 zigeze numva umutima utangiye kundya. Mfata fone mpamagara Shiri nka gatatu, mbona ntayifashe. Mpamagara Donati inshuro ya mbere ntiyayifata. Iya kabiri numva umuntu utavuga neza Ikinyarwanda arampamagara ngo bose ngo bafuye. Ndamubwira ati we musajya n'ibikiri kumbwira ngo bose bafuye, numva ntabwo ndi kubyumvisha. Bimeze gute? Simba ngo yabinjije mu nda muri moteri, baragiye binjiramo, sinzi ukuntu nabibasobanurira. Ngo ako kanya nahise nitunganya, njyana na Eric uriya big head, tuhita twambukana umupaka n'umwarimu witwa Fayina n'umuturanyi witwa Vincent ufite imodoka atugezayo. Twagezeyo mu masaha 5 n'igice
aho impanuka yabereye bazanye breakdown ebyiri, ikimodoka cyanze kubavaho, uko bagihatiriza gikomeza, mbese namwe murabyumva ukuntu ibintu byari bimeze. Ibaze guturuka kuri accident yabaye saa 2 ijoro ryose buracya, bayibakuyeho saa 6 z'amanywa. Ariko njye numvaga gihumeka, nkabwira Big Head genda urebe, ndabizi dada aracyahumeka, genda urebe. Agira aravuga ati mama papa byarangiye. Ubwo kubakuramo byabaye ngombwa ko batemagura imodoka barayishwanyuza, n'ubundi yari yarangiye babakuramo. Muri Uganda ndashimira umugabo Imana yohereje, araza aradufasha, ibintu bigenda neza, turaratuzanya umubiri tugeza Kacyiru. Ndashimira rero abantu mwese mukimara kumva ino nkuru, mwambaye iruhande, mwamfashe aho narindi gutonekara, mwamfashe ku mugongo. Hari umuntu yumva agacura injereri agatetira bidashira, mwanyitayeho. Abana b'abakozi bo mu rugo ndabashimiye, mwitiyo mwampaye. Abanyeshuri mwigomye amandazi yanyu, na n'uyu munsi muracyari kunyohereza ku mafaranga. Abantu bo hanze mukora ku mufuka wanyu munyohereza, ab'inaha ndabashimiye. Mbese kuba muri aha ngaha natunguwe, byandemeye andi mashimwe. Ndabonye yuko ntari njyenyine, n'ababyeyi mwe ndabashimiye, abapapa, abamama ndabashimiye, n'abana batoya, urubyiruko by'umwihariko. Ndashimira itorero kubera ko muri iryo joro bikimara kuba bahise bansangayo. Twari turi kumwe aho twari twicaye ku muhanda paka kugeza umubiri hariya kuri morgue Kacyiru. Ikindi cyanshimishije, banyura no muri VOT bangeza mu nzu. Imana ibampera umugisha, ibampera umugisha nyinshi cyane utagabanyije. Murakoze cyane sheri, hariho agaciro kuri njyewe. Bari